kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo umwami Imana. Yajanwa n'umwuka mu rusengero, maze abavyeyi bajanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, mwami, noneho urasezerere umugaragu wawe amahoro kuko wabivuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe. Amen. Kawe habonye hariya dusomere Rusi 1:15. Some mu izina rya Yesu. Naomi aravuga ati, yego 16. Rusi aramusubiza ati, yego, winyinginga kugusiga, haleluya, no gusubirayo ngo ne kugukurikira, yego, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe, nihagira kizantandukanya nawe tari urupfu, Uwiteka azaba impore ndetse bikabije. Amen. amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira aya magambo tuvuye gusoma mu mwanya muto, kubera ko turi abavuga butumwa benshi. Tuganirira ijambo rivuga ngo tugume ku Mana, cyangwe dukomerere mu Mana, cyangwe twomatane n'Imana. Wewe wenyine urabiha topic, ariko cyo nshaka kubaramutsamo no kubabwira ngo mushishikare iby'agakiza bera bahawe rimwe kugeza iteka ryose. Dukomeze n'Imana. Muririmbyi umwe yaravuze ngo nikomereje ku rutare, ahandi hose no umusenyi. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Njia imeonekana, njia yenye uzima. Tuongere tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Ndanezerewe cyane cyane. Biblia yavuze ngo Yerusalemu ngo hariho umugabo ngo witwaga Simiyoni. Uwo mugabo ngo yamaze igihe ngo kirekire ategereje kuko hari ijambo yari yarabwiwe ko atazapfa atarabona Kristo. Ngo bukeye ngo aja mu rusengero, ngo ahasanga abavyeyi ba Kristo ngo baje ngo kugenza umwana wabo nk'uko imihango y'Abayuda yamugenzaga. Hanyuma ngo ahageze ahurirana n'ico yari yarabwiwe, ngo afate umwana Yesu, yumva ngo ari umwana udasanzwe, aho kubigenza uko bari bagiye kugira, uko bari bamenyereye. Yumva ngo hari impinduka zikomeye zibaye. Amagambo babarikaga mw'abana umunsi wa 8 kubera imbaraga zari muri Kristo Yesu, ngo yumva habaye ikindi kintu. Noneho aho kuvuga ngo uyu mwana turamubaritse tumusabiye umugisha, noneho ngatangira amagambo yo kuvuga ngo urasezerere umugaragu wawe. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo umuntu yagezwemo n'agakiza cyangwa yagakomeje, aza yumva ibintu bihindutse. N'umuntu uririmba harimo ikintu, usenga ubwiriza harimo ikintu, aza afata mikro, ibindi bintu biri mu bandi bimeze nkabyo bikanyeganyega.
haleluya. Niyo yo kwicara hariya agaceceka, azahaguruka asohoka, ukavuga ngo nari nicaranye n'umuntu. Yafashe Yesu ngo yumva uburemere bwe, yari umusaza ngo umutanzi wari warahoze mu itorero, wari umenyereye ibyo bintu zo kubarika abana cyangwa guhesha abantu umugisha. Ariko uwo munsi ngo yumva ibintu bidasanzwe. Duheze Imana icyubahiro. Yeme nitugume kuri Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo hariya muri Abakuki ibice 3 n'umurongo wa 17 hazavuga ngo naho umutima utatoha n'inzabibu ngo ntizera imbuto, ngo bagahingira ubusa imyera. Cyo mpanje kuvuga, aravuga munsi ngo nta kabuza kuko nishimira mu Mwami kanezererwa mu mbaraga z'agakiza. Naho ibyo tureba, ibyo duhanze amaso bigenda bivaho, ariko nukugumana Imana. Kandi wagumanye Imana haleluya, haleluya, ufite Imana mu bugingo bwe, ibyo byose ibi bimaze isiyano, ibi byamaze abagabo, ibi byamaze abantu imbaraga bamaze gushushuka, ibi byatumye abantu bacuya, biza bituma bagera mu ikanisa. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ibi byose ngo bidahari nta kabuza ngo kuko nakwishimira mu Mana hanezererwa mu mbaraga z'agakiza. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo se niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Aravuga ngo se namako n'inzara n'ukwambara ubusa. Abantu muri iki gihe bariko barabivamo, kandi ntibanabivemo ngo basohoke, bakabiviramo hano kuri podium, bakabiviramo hano bayoboye, bakabiviramo ariko baba barwana no kwitwa yandi mazina. Ariko niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Petero yaravuze ngo se twakuvaho tukaja, kari wewe ufite amagambo meza y'ubugingo. Hari indirimbo imba ku mutima kenshi iyo mbwiriza nzanumva izivuga ngo bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwaho amabuye, ndetse abandi ngo babateka mu mavuta, ngo babonaga irembo riri hafi, ngo ndetse gutabarwa kwari kubasatiriye. Ariko Imana iremera. Haleluya. Ibyo twita inzago, ibyo twita ibikomeye, wowe ubona byo gukura ku gakiza, ibyo si by'Imana iziri. Iyo umuntu ashaka kunanirwa azayiremera impamvu ze, kandi akamagira ngo nabisobanurira Imana aravuga ngo nabuze umwana niyo mpamvu. Hariho abandi bagabo bihanganiye icyo kibazo. Nari ngiye kuburara ndahemuka, hariho abandi bantu bemeye baraburara, barasubira barabwirirwa, ariko bakomeza Imana. Haleluya. Nari umupfakazi nta kundi nari kubiko, barusi barahari. Bibiliya yavuze ngo winyinginga kugusiga. Yari yaramenye amakuru. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Yari yarumvishije amakuru y'Imana yabanyira bukwe, amenya neza amakuru y'Imana ya Isiraheli, aho yari yarashatswe niyo sebukwe yari yapfuye n'umugabo we na muramu we. Ariko Rusi Naomi bari barasigaranye, yarazi kuko n'ibyo byavuyeho, ibigaragara iyo bivuyeho Imana irahari, ibifatika iyo bitaka yabirangizika. Icyo tuma bagukunda ubu nyine, igitumye bagukunda byenda no kufite uko umeze, ibyo nabyo bivuye, Imana irahari. Haleluya. Rusi
abwira nyirabukwe aramubwira ngo umva nkubwire mukecuru, ntunyinginge kugira ngo ngusige, kuko aho uzaje turi kumwe nawe, aho uzarara nanje naho ngaho niho nzarara. Imana yawe, iyo mana y'iwanyu mwatubwiye, nizaba imana yawe. Ubwoko ubu nyine kuko nakijijwe, ubwoko bwawe, duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Bibiri zivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo ababaye icyaremwe gishya. Ubwo yamarema andi mateka aravuga gusa ngo ubwoko bwawe nanje nibwo buzaba ubwoko bwawe. Aravuga ngo nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana yawe nanone, iyo mana yanyu izabimpore ngo ndetse bikabije. Ni mumaramaze. Haleluya. Ni mumaramaze mugakiza. Ni mumaramaze. Ni mumaramaze. Haleluya. Haleluya. Tumaramaze, tumaramaze. Haleluya. Abandi mu rugendo baramaramaje kugeza babonye umwami wacu Yesu Kristo. Abandi muri urugendo barakomeye kugeza babonye umwami Yesu. Bibiri zitubwira intumwa kuntu zamaramaje mu rugendo. Zivuga umugabo witwa Yohana wavuze ubutumwa akaza agenda gusa mu kibaya cy'Igalilaya akavuga gusa ngo njewe ndijwi ry'urangurura mu butaka, kandi ngo baraturindiriye, baraturindiriye. Iki kibuga turimo mureke tugihagararemo neza kugira ngo tuzabone umwami Imana. Nta rundi rukatiriza ruba mu gakiza, nta yindi nzira. Haleluya. Nta yindi nzira, nta yindi nzira. Bibiri zivuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta yindi nzira. Maramaze birayo mu ijuru bica mu gukiranuka. Rurugenzi rwatangiriye umutima rukomereje umutima kandi ruzarangirira mu mutima. Twizere imbaraga z'Imana, dukomeze Imana. Abandi barakomeye, ba Yosefu barahari, baciye mu bigeragezo bikomeye, ariko icyo bari baramenye banga kugihwanya n'ubusamba. Ba Daniyeli barakomeye banga kuramya umwami. Haleluya. Barakomeye banga kuramya umwami. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Baravuze ngo ni Imana itodukiza. Saduraka na Meshaki na Abedenego baravuze ngo ni Imana itodukiza. Nta mpamvu. Abo ngo nibo duhagaze inyuma yabo. Ubutumwa bwaraje bugera muri ino generation yacu, natwe dukwiriye kwikaza tugakomera kugira ngo tuzasingiriza abandi. Si mwebwe bikwiriye gupfira, si mwebwe mukwiriye kunanirwa, si twebwe kunanirirwa. Nimba abandi barihanganye, uriya muririmbyi yavuze ngo nje ndi umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose ngeze kugupfa. Yaravuze ngo nje ndi umukristo uko ndi kose, niyo notumirwa ngiye gupfa. Tuba abakristo. Haleluya. Nta mpamvu yo gufata abantu ku maso uri kurigirira nabi. Uri kurigirira nabi, uri kurigirira nabi. Guhisha pasiteri ni ikibazo gitoya, cyangwa pasiteri guhisha abakristo nacyo ni ikintu gito cyane. Ni mumaramaze kugira ngo tuzabone umwami wacu Yesu. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha, tugume ku Mana, tugume ku Mana, dukomeze Imana. Niyo hari ibi byose bishaka kutunaniza, ibi ni iby'akanya gatoya kugira ngo tuzabone umwami wacu. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tuganze kuza Yesu. Amen.